ni imwe mu nkuru zababaje abantu benshi mu by'ukuri kubera ko birumvikana urupfu ni ikintu kitamenyerwa, ariko by'umwihariko noneho urupfu rusa nkaho rudasanzwe, ni urupfu rudasanzwe kubera ko byavuzwe ko ari umugabo witwikiye mu nzu, atwikira abana mu nzu. Mu by'ukuri ibintu byababaje benshi, kugeza n'ubu ngubu ntabwo haramenyekana ese n'iki cyaba cyarabimuteye, gusa hari ibyo umuhungu we yakomojeho w'imfura. Ni umuhungu we w'imfura, ni umugabo w'imyaka mike kuko mu by'ukuri yabonye izuba mu 1980. Tugiye rero kugaruka ku buzima bw'uyu mugabo, tugaruka ku byavuzwe kuri we, ndetse tuza kuzana gusubira inyuma gatoya ku munsi nyirizina iyi nkuru yatangiye kuvugwaho cyangwa se yatangiye kugarukwaho mu bitangazamakuru byo mu Rwanda. Twizere ko rero wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, kandi tuboneraho kwihanganisha umuryango n'inshuti za Sebatware ndetse n'abagore biwe babiri. Mu by'ukuri Sebatware Emmanuel yavutse mu 1980, avukira Rugera i Nyabihu ho mu ntara y'Iburengerazuba. Se umubyara yitwaga Rurakabije Donat, na nyina akaba yaritwaga mu by'ukuri Mukaneza Lawrence. Avuka mu muryango w'abana batatu, kuri ubu hasigaye mushiki we umwe. Yashakanye na Nyiranzira Claudine ariwe mugore mukuru, akaba amusigiye abana batanu barimo abahungu babiri n'abakobwa mu by'ukuri bagera kuri batatu. Yashakanye kandi na Masengesho Esperance, umugore muto, babyaranye abana batatu barimo abahungu babiri n'umukobwa umwe. Muri abo ngabo rero wabashije kurokoka akaba ari umuhungu w'umuhererezi. Abandi babiri bakaba baritabye Imana muri iyo nkongi. Bivuga ko mu by'ukuri yatewe n'uyu mugabo wari wanamaze no kugura ikijerekani cya esanse, kuko tuzo kubigaruka mu mpera z'iyi inkuru. Yasoje amashuri yisumbuye aza no kwinjira mu birebana n'umuziki, aho yari umuririmbyi n'umucuranzi. Yabaye kandi umusirikare w'u Rwanda imyaka 3, aba umujyanama w'abahanzi, yitabye Imana asigaye ari mu bucuruzi cyane, yibanda ku birebana n'amahoteli. Umugore mukuru yashimiye uko babanye, amushimira ko yabahahiraga, yabitayeho, yitaye ku bana mu birebana n'amashuri, avuga ko rwose ari ibintu byabatunguye. Umuhungu we rero mukuru, imfura ye, mu by'ukuri yanamaze no gushaka. Uyu muhungu akaba yavuze ko avuga ko biteye inimba, ati ni inkuru mu by'ukuri ihari, mwarayumvise ko ibabaje, ati ntawe uzi, ati byange bikunde hari ikindi kintu cyihishe inyuma, atari ko mu by'ukuri iyi nkuru irababaje. Yari akiri mutoya, ntawe wabyitegaga ko ashobora kuba yatabaruka mu ubu buryo. Umuhungu we mukuru rero akaba yarashatse, mu by'ukuri afite n'abana babiri, bivuze ko bari ubuzukuru ba Sebatware Emmanuel ufite imyaka 45. Mushiki we yavuze ko bari basigaranye ari babiri, aramurera, aza kuza kugira igihe rero ngo arashaka. Ashatse rero uyu mukobwa ngo kuva icyo gihe ntabwo bongeye kujya babonana cyane, dore ko umugore cyangwa se uyu mushiki we yari yarashakiye mu Mutara, ngo bajyaga bavugana kuri telefone, akamwohereza amafoto, ariko ntabwo twaherukanaga. Ati cyo koze mu cyumweru gishize twe twavuganye, ati yari yarananyemereye ko ashobora kuzamfasha mu birebana n'ubuhanzi, kuko twabanye muri korali kandi nanjye mfite impano mu birebana n'ubuhanzi, aho yafashaga n'ubundi abantu batandukanye. Yari inshuti y'abakinnyi ba filime batandukanye ndetse n'abahanzi batandukanye. Ibiza Resort irazwe hari i Musanze, abahanzi benshi bagiye bahakorera, amafilime menshi yagiye ahakinirwa. Mu by'ukuri uwatanze ubuhamya yavuze ko bari baryamye nko mu masaha ya saa 10, akaba aribwo yumva ikintu gituritse. Bagiye kureba rero mu by'ukuri babona umuriro watangiye gufata ahantu hose. Ati nirukanse mfata uyu mwana muto kuko ariwe twararanaga. Ati mu nyuma rero byaje kurangira mu by'ukuri ariwe tunabashije kurokora, kuko umuriro wari wamaze kuba mwinshi. Barokotse ari babiri, abari baraye mu nzu n'uwo mwana muto, yababaye batatu. Ati byagizwemo uruhare n'abandi bakozi b'abahungu, ndetse cyane umuzamu wari uhari adufasha gukingura urugi rw'imbere arumennye. Ati nuko rero twaje kuza kuba mu by'ukuri dusohoka. Ngayo nguko rero uyu munsi ni agahinda gakomeye cyane mu buryo bwo gushyingura cyangwa se guherekeza uyu mugabo. Inkuru y'uyu mugabo rero yamenye
byamenyekanye ku itariki ya gatatu Mata. Sebatware Emmanuel n'abana be babiri bahiriye mu nzu bitaba Imana, abandi bantu batatu bari kumwe nabo bararokoka. Byabereye mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Ruhango mu mudugudu wa Murambi mu rukerera rwo kuwa gatatu Mata 2025. Iyi nzu bikekwa ko yatwitswe na Sebatware wari nyirurugo. Ababibonye bigitangira babwiye mu by'ukuri ibinyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda ko iyi nzu yahiye, ariko ubutabazi bwagera ku bana bwahagera bugasanga mu by'ukuri abana babiri barimo bagasanga bashizemo umwuka. Nzabonimana Eric uri mu batanze ubuhamya wari umurinzi muri uru rugo yavuze ko yagerageje gutabara abandi bantu bari imbere mu nzu bikanga. Yagize ati nka saa 10 za mu gitondo nagiye kumva numva ikintu kiraturitse, nahise nshaka uburyo bwo kwica inzugi kuko hose hari hafunze, noneho ngezemo imbere nsanga umuriro watangiye kwakuheriye mu cyumba cy'umukoresha wanjye. Nzabonima yavuze ko inzugi zose zijya mu byumba Sebatware yari yazifunze nta n'imfunguzo zazo zihari, kandi yazanye lisanse mu nzu. Mu by'ukuri ng'ikijerekani yari yaguze. Umuzamu yahamije ko mbere y'uko inzu ishya Sebatware yari yasabye abana kurarana nawe bidasanzwe bibaho, ndetse asaba abahabaga bose kuryama kare kandi bakuyeho telefone, ubundi we asigara mu ruganiriro areba televiziyo. Nkundimana Yvonne wabaga muri uru rugo akaba yari yararanye n'umwana muto wabashije kurokoka, nawe yavuze ko bagerageje gutabara abandi bana bikaba iby'ubusa. Yagize ati uyu mwana niwe bucura bwa hano, nyirurugo yari yasabye ko bose babararana nawe, ariko mubwira ko we yaza kumurushya arandika turararana. Umuriro utangira kwaka, umuzamu yaje yica inzugi atugeraho, ariko tugeze mu cyumba cya nyirurugo cyari cyarayemo abana dusanga bahiye bagerageza gusohoka. Ngiruwonsanga Alex wari uturanye n'urwo rugo we yavuze ko yari azindutse mu masaha ya saa 10 agiye kohereza umugore we kwivuza, yumva abantu bavuza induru batabaza bavuga ko abana bahiriye mu nzu, ahita atabara, ariko ahageze asanga abana bamaze gushya. Ubwo iyo nzu yashyaga nyina w'abo bana bivuga ko yari yarayimusanze muri gahunda z'akazi kuko yahageze mu masaha ya mu gitondo. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali SP Gahonzire Wellars ati hahiriyemo abana babiri bari baryamye mu cyumba cy'ababyeyi, ndetse nyuma ya se twasanze yahiriye mu bwogero. Harokotse undi mwana umwe w'imyaka 3 wari wararanye na nyina wabo n'umukozi wo mu rugo. CIP Gahonzire kandi yihanganishije uwo muryango kuko byago wagize, ndetse avuga ko hagikomeje iperereza ngo hamenyekane icyaba cyateye iyi nkongi. Abana bahiriye muri iyi nzu ni Mugisha mu by'ukuri Blaise w'imyaka igera kuri 12 y'amavuko na mushiki we witwa Unejeje Blessing wari ufite imyaka 6. Inzu yakongotse nta bwishingizi yari ifite, ndetse mu by'ukuri habaruwe mu by'ukuri byageze gute byangetse. Sebatware Emmanuel yari asanzwe mu by'ukuri yari asanzwe akora ibintu bitandukanye, gukina amafilime, kuyayobora, kuba umuhanzi n'ibindi bigiye bitandukanye, gufasha abahanzi bagiye batandukanye, ndetse yayoboraga Ibiza Resort ikorera mu karere ka Musanze. Gahe nguko rero twihanganishe umuryango wabuze ababo. Uyu munsi akaba ari bwo ku itariki ya 6 Mata 2024 umuryango n'inshuti bari guherekeza mu by'ukuri, cyangwa se baherekeje aba bitabye Imana. Tubifuriza kugira iruhuko ridashira, ndetse no gukomeza abantu batandukanye byagaragaye ku mbuga nkoranyambaga kuko ari urupfu rwababaje abantu batandukanye, rwashengwe abantu batandukanye, by'umwihariko birumvikana hari mu gikorwa cyo kwiyahura nk'uko wenda byavuzwe nubwo bitaremezwa, ariko nanone guhira mu nzu gashyana n'abana bawe urumva ko ni ikintu gikomeye mu by'ukuri. Gahe nguko rero nuko ibintu byifashe, n'agahinda, ni ibintu byababaje abantu mu buryo butandukanye. Mu by'ukuri twizere ko rero wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi mu nkuru zitandukanye tugenda tubategurira, tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza guhirwa mu byo mukora byose. Turabashimiye kandi turabakunda.